urabizi neza ko ari ukunda, ushobora gusanga ukunda umugabo uri strong, ukwerekwa nyine ko ari umugabo nyine umugabo. Ariko kubera yuko ubuzima bwaraguhamburinze my dear, kubera ko ubuzima bwaguhamburinze ku rwego utagifite n'icyo kuvuga, just tugendera kuri ibyo kuko wumva ko ariho uzagera kuri uwo mugabo, ntazajya kubwira ikintu na kimwe, ntazajya gukosora in mistakes, ntazajya mbese ukamuba hejuru. Wowe ukasanga urimo uravuga ngo wikundira abagabo badafite babandi usanga ubarusha ijambo, ariko mu by'ukuri atari byo ukunda, ahubwo ari uko ubuzima bwaguhamburinze ukumva uwo niwe muntu ushobora kuzabasha. Urizi neza, uzi icyo ukunda mu partner ukeneye muri ubu buzima. Ni byiza ko ujya gushaka, nimba waraciye mu bikomere mu buzima butakoroheye, banza ujye ku ruhande first. Ntabwo ari byiza kugira mariage idol nimba uri muri situation mbi ukabubaha nk'ahantu utahakunda, ukabaye mu buzima mutakunezeza na gake. Ni byiza ko usenga Imana uyisaba ubufasha nyine bushobora kugufasha kuva muri iyo situation. Si imbyanze ni gusubiza iguha umuntu uzagufasha mu buzima bwawe, kuko Imana no bimwe mu bisubizo iduha ibisubizo, ishobora kuguha igisubizo cy'umupartner azaza akagukura muri ibyo bibazo, ariko nanone ntaba ari cyo kintu wumva yuko utezeho target y'ubuzima bwawe bwose. Ariko kuvuga ngo uzaha umuntu ibishoboka ku buryo wamuha n'umwuka wawe wa nyuma kugira ngo agumane nawe. Umusore agakora amakosa ukemera ukihangana kubera ko wumva ko ugomba kuba so understanding nka mama we, nyine ugomba kumubera aho undi muntu wese atari, agakora amakosa ariko kubera ko ufite iyo spirit yo kumva ko ugomba kumubera nka mama we, ugomba kumwumva, ugomba kumuha ibishoboka byose, bigatuma amakosa ye udashaka kuyatekerezaho, kuko ntabwo ari igihe cyo kubera partner wawe a mother. Wapi? Iyo partner wawe cyane nk'abakobwa bakunda kugira iyo spirit yo kumva ko ngomba kuba mama w'umuntu, ngomba wakundana n'umuntu kumva ugomba kumubera mama, ugomba kumwumva, ugomba kumuha ibishoboka byose, ugomba gukora buri kimwe cyose. Yes, bitari bibi, ariko don't overcompensate. Hello family and friends of Rusaro their sister. Nongeye kubaha ikaze cyane, nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye kandi yanyu, nkuko mumaze kubimenyera, ni yanjye kandi ni yanyu, mwisange mwiyumve mikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kumpamvu abantu baciye mu bibazo bikomeye cyangwa babayeho mu buzima bubakomereye. In fact abantu babayeho mu buzima bw'ubupfubyi cyangwa ubuzima nyine bwa buzima bugukara nyine bugoranye, kuki bijya bikunda kurangira kenshi no muri relationships byanze, cyangwa se no muri mariage zabo ugasanga mu mibanire n'abantu bakundana nabo cyangwa bashakanye nabo ugasanga nabyo birangiye bitakunze. Ushobora kuba uzi wenda uwo byagenze neza cyangwa, ariko izo story nazo tuzumva nkuko iyo wumvise ngo umukobwa ngo shangura umukobwa ngo yari imfubyi, cyangwa umusore ngo yari imfubyi, ngaza kubona ngo umugabo ngo w'umukire umukunda ibyo bintu nabyo tubyumva nkuko twumva stories za Cinderella. Ariko ubundi iyo uje mu bibaho akenshi, kuki dusanga kenshi abantu babayeho mu buzima bubagoye, mu buzima burimo ibibazo bikomeye cyane, ubuzima bw'ubupfubyi, kuki akenshi bikunda kurangira no muri relationship zabo, ageze no mu rugo ugasanga urugo ntago rumubereye rwiza. Ikintu cya mbere, kino kiganiro njya kugitekereza, njya kugira kwibaza icyo kintu, byahereye ku mukobwa. Umukobwa yaraje aho nkorera ku kazi, kuko nkora kandi kazi katari ibi ngibi, arambwira aba open, aranganiriza, arambwira ngira umugisha wo kuba abantu bajya banganiriza, akambwira rero bimeze gutya. Uwo mukobwa araza tugira umugisha wo kuganira, turaganira. Arambwira ati rero njye nakundanye n'umuntu, ambwira story ye yo muri relationship, nakundanye n'umuntu mukunda cyane, mukorera ibi n'ibi, amutakazaho amafaranga, agira gute. Ndizera ko nta kibazo ari bugire kuba nabisharinga. Sindi bunamuvugeho cyangwa mvuge ibintu byinshi, gusa we yagize ikibazo cyo gukundana n'umuntu, amuha buri kimwe cyose pe, hahandi uvuga uti nahaye umuntu ibyanjye byose, ako n'ubundi biranga bigenda nabi, kubana biranga, arampemukira cyane. Aravuga ati ibaze ko yaranabizi ko ndi imfubyi, yaranabizi ko ntagira ababyeyi, n'ibyo ndi gukora byose ari ukwihiringa, ako n'ubundi aranga arampemukira. Byatumye
nshaka kumenya mbyinjiramo ndavuga ko kubera iki kuko iyi story si ubwa mbere myumvise siwe wenyine mbyumvanye kuki bikunda kwirepeta ugasanga umuntu yabayeho mu buzima bubi afite childhood traumas nyinshi haniyongereyeho iza relationship muri relationship biranze muri mariage biranze hagomba kuba harimo akabazo hagomba kuba hari ahantu harimo akabazo so ndavuga rero nubwo umuntu ashobora kuguhemukira yes abantu baraduhemukira ariko reka turebe ku ruhande rw'uwo muntu we ni ibihe ntashobora kuba akora ntago ndi gushaka kumukomeretsa cyangwa kumvikanisha yuko we atagize ibibazo cyangwa atagize ari we nyirabayazana no ni victim here ariko nanone ndashaka ko tureba ngo ku ruhande rw'uwo muntu we ni ibiki yakabaye akora ni ukubera iki bikunda kumugendekera gutyo kugira ngo nawe yikosore okay reka twikosore ku ruhande rwacu cyangwa se uwo muntu umeze gutyo yikosore ku ruhande rwe noneho dusigare dushakira amakosa ku wundi muntu kuri partner wiwe ariko we ku giti cye twabanije kureba kuri urwo ruhande nayahe makosa ashobora kuba abitera ariko ashingiye kuri we ntabwo uyu munsi ndi buvuge ntabwo icyo ngamije ari ukumukomeretsa no kumwumvisha ko ari nyirabayazana mbisubiremo ntabwo icyo nshaka kumwumvisha yuko ari we utitwara neza cyangwa ari we mubi ahubwo ndashaka kureba ngo ku ruhande rwe ni ibiki byaba biri kumubaho bituma bimera gutyo ikintu cya mbere abantu babayeho mu bibazo bikomeye cyane bagize ahanini ubwana bwabo bukaba butaragenze neza ugasanga wenda bakuriye mu buzima buri hashi ubuzima bubagoye bakuriye wenda mu buzima bw'ubupfubyi budafite ababyeyi akenshi bakunda kugira ikintu cya spirit of motherhood ukumva urashaka kubera umubyeyi buri muntu wese ukuri iruhande ukumva ugomba kumwumva yes I understand ugomba kumwumva pe abantu bakuri iruhande ugomba kubabera abana beza ariko ntago ari igihe cyo kubera partner wawe a mother wapi iyo partner wawe cyane nk'abakobwa bakunda kugira iyo spirit yo kumva ko ngomba kuba mama w'umuntu ngomba wakundana n'umuntu kumva ugomba kumubera mama ugomba kumwumva ugomba kumuha ibishoboka byose ugomba gukora buri kimwe cyose yes bitari bibi ariko don't overcompensate like hari igitabo mperuka gusoma ubu ngubu turi buze kugishyiraho igitabo cyitwa Why Men Love Bitches ntimukijudging for its name ntukijudging gusa bitewe nuko wumva izina rivuga ariko itegeko rya mbere rya attraction itegeko rya mbere ririmo riravuga ngo ikintu cyose ucesinze uragitakaza like iyo ushaka ikintu ukemera kuba wanapfa kugira ngo ubone icyo kintu byanga byakunda uragitakaza ntabwo ari byiza ko ujya muri relationship wigize nkaho uri mama w'uwo muntu mukundana witekereza ko kumuha ibyo ufite byose kumuha ubuzima bwawe bwose ukundanye n'umusore mu gihe muri gukundana uhise unamuha konte zawe ibintu byawe byose mutaranamarana n'igihe mutaraba committed mu kubana kandi iyo spirit ikunda kubaho kuko uba warakuze ubona abantu bataguha care wumva wari ukwiriye uba wumva ko nawe ufite icyuho ufite nk'umwenda wo kutazamera nk'abo bantu wabanye nabo bigatuma wihiringa ukora ibishoboka byose kugira ngo uzibe icyo cyuho kugira ngo ubeho uri umuntu utandukanye n'abo bantu bagiye bagukorera amakosa mu buzima iyo ni trauma ubwayo ni byiza ko rero ubanza guhininga mbere y'ibintu byose ariko kuvuga ngo uzaha umuntu ibishoboka ku buryo wamuha n'umwuka wawe wa nyuma kugira ngo agumane nawe umusore agakora amakosa ukemera ukihangana kubera ko wumva ko ugomba kuba so understanding nka mama we nyine ugomba kumubera aho undi muntu wese atari agakora amakosa ariko kubera ko ufite iyo spirit yo kumva ko ugomba kumubera nka mama we ugomba kumwumva ugomba kumuha ibishoboka byose bigatuma amakosa ye udashaka kuyatekerezaho utanayabona my dear ni byiza kuyabona pe ni byiza kuyabona cyane cyane mu kintu no muri relationship atarakugira n'umugore we cyangwa umugabo ni byiza kuyabona wiba blind ngo kubera ko ushaka kubera umuntu mama we okay nizeye ko tubyumvikanyeho ni byiza ko uba nice ni byiza kuba kind ariko nanone iyo ugiye kuba overly nice abantu baragufatirana abantu nyine iyo wishyize mu mwanya wo guha umuntu amaraso yawe yose
inshuti yanjye arabibona kandi arabikoresha. Ntabwo ndivuga ngo muba abantu babi, ariko nk'umuntu ibintu bimukwiriye. Umuntu ntagukorera amakosa ngo wumve ngo aha ngo ngomba kumwumva ngo buriya agazahinduka. My dear, umuntu abantu n'Imana barayinaniye ngo umuntu azahinduka. Abantu baragoye kubahindura. Ntabwo umuntu muhuye ufite imyaka 25 cyangwa tuvuga umuhuye ukiri na mutoya ufite 20 wenda, uwo muntu mu myaka 20 mbere ntago ari umuzi. Umubonye afite imyaka wenda nimbura umukobwa umubonye afite wenda 25 4 6 arakuruta cyangwa na 30 bitewe n'uwo muri kumwe. Ntago ntekereza ko mu myaka 30 aribwo ugiye guhindura umuntu ako kanya. Abantu bariga, ariko abantu guhinduka ni ibintu nyine bifata igihoke. Ni byiza rero yuko wikishyiramo yuko ugiye kumubera mama we, na mama we wasanga yaramunaniye. Okay, nizeye ko ibyo tubyumvise. Okay, ikindi kintu gikunda kubaho cyane kujya gushaka kubera ko wumva yuko ariho hantu uzakirira ibibazo byawe. Cyo ni cya kabiri. Kujya gushaka ari nka idol ku buzima bwawe. Marriage ari idol ku buzima bwawe, wumva ko ubuzima bwawe buzagira ireme cyangwa se buzagira agaciro ari uko washatse. My dear, ubuzima wabayemo bubi, ni byiza yuko ushaka uburyo buhinduka mbere yuko wirukankira muri mariage no kujya kubana n'umuntu. Kubera ko icyambere ushobora kuba utekereza ko uri guhunga imijugujugu, ugasanga uri kuyihungira he ntago bizi mu masasu, katubivuge gutyo. Ugasanga wowe aho wabaga wenda cyangwa ubuzima wakuriyemo burabishye, ugeze igihe uvuga ati Mana umbabare ukansohora hano hantu, niwo mugisha naba ngize mu buzima. Ni byiza ko usenga Imana uri kuyisaba yuko igusohora muri iyo situation urimo, ariko utari kuyisaba nanone ngo marriage. Bibaho, hari igihe Imana ibona yuko umugisha wawe, hari igihe Imana ibona ko umugisha wawe uri muri mariage, wenda nimuramuka uzagira umpartner akakubera mwiza akakomora ibikomere, ariko nanone si ngombwa ko ugira mariage nk'aho ariho hantu uzajya gukirira ibikomere byawe. Kubera ko nugenda ufite ibikomere byinshi ntago byari byakira. Icyo ni kimwe. Kandi wowe wishyize mu mutwe yuko mariage ari cyo gisubizo cy'ubuzima bwawe. Watifu bidakunze se, watifu nyine atariyo plan A yawe niramuka ipfuye, basi ufite plan B urayifite. Nuvuga ngo kubera kubaho ubuzima bubi, hari igihe umuntu nyine aba yumva ubuzima bwe buzakemuka ari uko agiye kubana n'umuntu. Uwo muntu nawe afite ibibazo bye, uwo muntu nawe afite probleme ze. Ni byiza ko ugenda witeguye kubana n'umuntu, ariko atari uko bishingiye kuko wumva ko ugiye kumuruhukiraho ibibazo, kuko nawe afite ibye bibazo. Kandi ikindi kubera ko wumva yuko ubuzima bwe bugomba kuzaba bwiza ari uko ubana wagiye muri mariage, hari igihe uba ufite expectation nyinshi, bigatuma niyakoze ikosa rimwe ukaribonamo amakosa 5, kubera ko utigeze utekereza mu mutwe wawe yuko ashobora kuzabamo n'ikosa na rimwe muri mariage. Kubera ko watekereje yuko relationship urimo nyine nta kosa rizigera ribamo, ugiye kubana n'umuntu uzaguhindurira ubuzima, uwo muntu azakora amakosa. Nakora amakosa rero waratekerezaga yuko ariho hantu uzakirira ibibazo by'ubuzima bwawe byose, uzahita utora amashashi bizakurenga. Okay, ngira ngo ibyo bintu turabyumvikanaho. Ntago ari byiza kugira mariage idol. Nimba uri muri situation mbi ukabubaha nk'ahantu utahakunda, ko baye mu buzima mutakunezeza na gake, ni byiza ko usenga Imana uyisaba ubufasha nyine bushobora kugufasha kuva muri iyo situation. Si imbyanze ni gusubiza iguha umuntu uzagufasha mu buzima bwawe, kuko Imana no bimwe mu bisubizo iduha ibisubizo. Ishobora kuguha igisubizo cy'umupartner azaza akagukura muri ibyo bibazo, ariko nanone ntaba ari cyo kintu wumva yuko utezeho target y'ubuzima bwawe bwose. Ikintu cya gatatu, kujya gushaka nawe ubwawe utari wimenya neza. Hari igihe abantu birukankira muri relationship kubera ibibazo, kubera trauma, kubera ibintu wabayeho mu buzima bubi burakurenga. Uretse ko kubera kubaho mu buzima bubi ukumva ko nyine kama mbaye ngomba kujya muri relationship uko byamera kose, ngomba gushaka, ngomba kugira urugo uko byamera kose, utitaye ku yindi mpamvu iyo ari yo yose. Ugasanga mu by'ukuri ugiye gushaka utari wimenya neza. Icyo ngicyo ndagifatanya ni ushobora kuba utari wimenya neza, utari wanamenya icyo ushaka muri partner, utari wamenya ikintu ushaka mu muntu mwagakwiye kuzabana cyangwa mukwiriye kujya mu rukundo.
kubera ko ntuzi icyo ushaka. Ndabaha urugero, umushuti wanjye umwe twari turi kuganira mu minsi yashize, yari afite n'umukobwa, yari afite umusore wamuzengereje ariko kumutereta, nyine ni umukobwa mwiza ari kumutereta, umuhungu ariko bavugana kuri WhatsApp gusa, bari batari bahura. Noneho umuhungu yirabura, okay, bapanga guhura, ibya blind date bivaho, bapanga guhura, umusore aza kureba umukobwa. Noneho umukobwa ikintu cyantunguye, yabonye uwo muhungu arirabura. Ntabwo nshaka gukomeretsa abantu birabura cyangwa icyari, umuntu wese afite umuntu mwiza mu maso y'umureba, buri muntu wese afite ikintu ibyabakunda. Ikintu cyantunguye, uwo mukobwa yarambwiye ati ariko njye nshobora kuba ntakunda abahungu birabura. Ni kubera iki? Ndabivuga uko yabimbwiye, arambwira ati njye mbabona abahungu birabura bashobora kuba batakarabye. I'm sorry for black guys, hari abantu babakunda, sibyo? Ntago tubivugiye kubakomeretsa cyangwa iki, ariko mu byumvikana nuko nawe ubwe ntago yari yaka. Nyine nahise mvuga okay, wow, ushobora kuba nawe ubwawe utari wamenya ikintu ushaka, kandi koko arashaka partner, arashaka umuntu bakundana, ariko mu by'ukuri nawe urumva ko aracyari muri process yo kumenya icyo ashaka mu muntu. Noneho ikintu cyantunguye, nahise numva ko hari igihe twishyiramo yuko ukunda ikintu atari uko ukunda ikintu, ahubwo ari pressure y'abandi bantu bakubwira ko ari cyo cyiza. Ugasanga wenda kuko society yacu nk'abanyarwanda hari ukuntu bavuga ngo abahungu barebare bibikara bla bla bla, nawe ugahita wishyiramo yuko ari ibyo ukunda. Ushobora gusanga atari ibyo ukunda, uriyizi neza, warimenye ko ari ibyo ukunda. Ushobora gusanga ukunda b'inzobe, ari uko utaragera muri situation igukingurira kubona b'inzobe ushaka, ariko kubera yuko bavuze ko abahungu barebare bibikara bla 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 ari byo bifite ari bo beza, ugahita wumva ko ugomba kugendera kuri condition ya society. My dear friend, ushobora kuba wari wabona umuntu wabayeho mu buzima bubi kakubwira, si bose ariko ko hari igihe usanga la majorité bakubwira ngo njye nikundira umuntu ngo woroheje mu mutima. Okay, actually abantu bose bakunda umuntu woroheje mu mutima, nta muntu ukunda umuntu w'umunyamahane cyangwa umunyamatiko. Ariko ugasanga umuntu akubwira ngo njye ngo nikundira ngo abagabo boroshye, ngo wa mugabo urabizi neza ko ari ukunda. Ushobora gusanga ukunda umugabo uri strong, ukwerekwa nyine ko ari umugabo nyine umugabo, ariko kubera yuko ubuzima bwaraguhamburinze my dear, kubera ko ubuzima bwaguhamburinze ku rwego utagifite n'icyo kuvuga, just tugendera kuri ibyo kuko wumva ko ariho uzagera kuri uwo mugabo, ntazajya kubwira ikintu na kimwe, ntazajya gukosora in mistakes, ntazajya mbese ukamuba hejuru. Wowe ukasanga urimo uravuga ngo wikundira abagabo badafite babandi usanga ubarusha ijambo, ariko mu by'ukuri atari ibyo ukunda, ahubwo ari uko ubuzima bwaguhamburinze ukumva niwe muntu ushobora kuzabasha. Urizi neza, uzi icyo ukunda mu partner ukeneye muri ubu buzima. Ni byiza ko ujya gushaka, nimba waraciye mu bikomere mu buzima butakoroheye, banza ujye ku ruhande first, banza ushaka uburyo ujya ku ruhande, witandukanye n'ibyo bintu uho gatowe. Niyo byagusaba cost nini yo kujya kubaho wenda wenyine, kujya kuba muri ghetto n'ibiki bindi byose, hari n'igihe ushobora gusanga ubuzima buri kukurya kano kanya ari uburi muri ghetto, ariko na mahirwe ufite kano kanya kuburi na wenyine, kugira ngo nawe ubwawe wiyiteho, wimenye, wisobanukirwe, umenye nkunda iki mu muntu runaka. Ese ngewe ubwanjye ndi muntu ki? Hari igihe ushobora kubutekereza ko uri umuntu uri humble cyangwa uri generous, ushobora kubutekereza ko uri umuntu ngewe ndihangana. My dear, ibintu bya patience buriya naje kubivumbura. Ushobora kubutekereza ko wihangana cyane, atari uko wihangana cyane, atari uko ugira patience nyinshi, ahubwo ari ukubera yuko uba muri situation itakwemerera go claiming about anything. Ugasanga wa muri situation n'ubundi itakwemerera kugira ikintu reklamaho. Iyo ikintu cyose kikubayeho uraciringa, uratuza nyine kubera ko nta reclamation wabasha gukora aho hantu. Wowe ukazajya wibeshya kugira patience, uriyizi neza, ushobora gusanga nta patience ugira, ahubwo you are humbled by the problems. Banza wimenye, umenye ibyo ukunda kuri wowe, umenye n'ibyo ushaka mu muntu. Okay? Ikintu cya kane, guhora uganya. My dear, ndabyemera cyane yuko waciye mu bibazo bikomeye pe, waciye mu bintu bikugoye, biraguhangayikisha cyane, ariko igihe cyose ugiye muri relationship cyangwa igihe ugiye gukundana n'umuntu, my dear, ukazajya uhora uganya. Iyo mutangiye gukundana uraganya akakumva,
akakumva we ibibazo by'akabishyira ku ruhande kuko agufitiye afite compassion nyina arashaka kukumva arashaka kukumenya biruseho pe iyo mutangiye gukundana arakumva akaguha umwanya we ako my dear uko urushaho kugenda uganya kenshi ukomeza kuganya we bimwima umwanya wo kukubwira nawe ibyo yaciyemo kubera ko ukomeza kumva yuko nyine wowe ibyawe ari byo bikuraje inshinga ari byo ukwiye guhora uvugaho njyewe mana we naciye muri iyi ibintu nk'ibyo ngibyo umwima umwanya wo gukinguka ngakubwira ibyo byamubayeho mufashanye icya kabiri agera akabirambirwa akavuga ariko uyu muntu uhora uganya nta kintu kiza cyamubayeho mu buzima bwe uyu muntu uko ahora avuga ibi niwe wababaye wenyine bizagera aho ngaho ajya nakubwira tumva nutangira kuganya nutangira kuvuga ibi ahita nakubwira tumva ntago ari mwe mwababaye mwenyine natwe twarababaye ntago sibyo twaciyemo ni byiza rero yuko nimba ugiye gutangira ugenda ufungura page imwe iyindi uzayifungura ikindi gihe mutangiye kuganira mutangiye kugira na conversation iri deep y'urukundo y'ibintu byanyu uhise utangira amaganya yawe buri munsi ufite amaganya buri munsi ufite new episode y'amaganya mashya ibi bintu mana ibi bintu mana we umva sinzi bituma umuntu agera akavuga ati ariko se uyu muntu muri iyi se hari ikintu kiza cyamubayeho ntago mvuze ngo ntuzabe vulnerable ntago mvuze ngo ntuzopeninge ku muntu nimba mugiye kuzabara cyangwa se munabana ntago mvuze ngo uzifungureke kumubwira ariko wifata moments nziza mwakagiranye ngo nazuze spoilingishe kuvuga amaganya buri munsi hari umuntu ushobora gusanga mu buzima bwe atajya agira akanwa karimo ikintu kiri positive buri munsi abara amaganya buri munsi abara amarira yes waciye mu bintu bikomeye but is it an interesting story to tell like every day nicyo kintu cyonyine bika mu mutima rimwe na rimwe gerageza kubika mu mutima rimwe na rimwe ubivuge mu gihe gikwiriye yuko ubivugaho nimba ari igihe cyo kubabara ubabare nimba ari igihe cyo kwishima ibyo bizatuma nawe ubwe akubwira nawe akumenekere umutima ariko ntuzajya uhora uganya igihe noneho mutari mwabana my dear uretse ko iyo mwana abanye bwaranakurambirwa yakurambirwa akanigendera ariko niba mutari mwabana azaba bored yumva ibyo bintu ntago azabishobora sibyo ni byiza yuko rero wirinda kuzajya uhora uvuga ibintu biri negative buri gihe uhora wivuga mutangira kuvuga every story ntago ujya ubura episode nshyashya y'ikintu cyakubabaje yes warababaye niho hahandi mvugira ko uba ukeneye healing warababaye ako ni byiza ko wihakanya my dear ugahano na space umuntu partner wawe akabona n'uruhande rwawe rwiza nta kazajya ahora yumva ibintu biri ikindi iyo uhora uvuga ibintu byawe buri gihe byakubabaje bigeraho umuntu akavuga ati umva rero ntago ibyo bintu byose byaba ku muntu umwe ibyo ari byo byose ushobora kuba ufitemo nawe ikintu wakoraga se barakurenganyaga buri gihe kandi koko wowe ububabaye byarakubayeho warababaye ariko agera aho ngaho akabishidikanya wowe uhorana ibintu bashobora kuba batarakurenganyaga kuko urakabije ntago byaba ku muntu umwe ibyo bintu ikindi gushaka nyine guhora wumva ko uri victim buri gihe bakurenganya my dear ibintu byo kuzajya uhora wumva bakurenganya iyi spirit kunda kubaho uko umuntu aca mu bibazo byinshi cyangwa abantu bamuhemukira cyane agera hakumva ko ari intungane ahubwo abantu ari bo bamukosereza abantu ari bo babi abantu ari bo bamuhemukira buri gihe akagera hakumva niyo yaba yakosheje akumva we ku ruhande rwe hari ukuntu biryoshye mari byiza ariko ku rundi ruhande kuko yamenyereye ko abantu bamuhemukira akumva ku rundi ruhande abantu baramurenganya cyane baramugora my dear friend ntago buri gihe uhora uri positive ntago kuba waraciye mu bintu bigoye bivuze ko buri gihe wowe uhora uri positive nta muntu uba uri perfect byanga byakunda nawe ujye ugera igihe ugakora amakosa yes ndabyemera abantu barakubabaje baraguhemukiye whatever ariko nawe wikumva ko nyine buri gihe ari wowe uri victim uzi ikintu cya mbere bituma kibaho bituma niyo umuntu aguhannye nimba uri no muri relationship iyo umuntu akubwiye ibi bintu rero ntago biri gukunda akakwereka ahantu ibintu kuye guhindura akakwereka ibintu kuye kwiga bishyashya akakwereka izindi ideas ntago uzumva kubera yuko wowe uba wumva yuko you are always right my dear friend you are not always right nta muntu uhora ari mu kuri
rimwe na rimwe uba uri mukuri ubundi ukaba wanyereye bikaba byagucitse ibindi ukanabikora intentionally. Hari n'igihe umuntu akora ibintu nawe ubwo ari kubibona ko ari amafuti, rero ntabwo umuntu ajya ahora ari perfect. Rimwe uba uri mu murongo mwiza ubundi bikaba byakujabutse, just accept yuko nawe uri umuntu. Ibyo bizajya bituma n'umuntu mushobora kuba muri kumwe muri relationship abona nyine yuko uri umuntu nawe akaba undi umuhana agaciro. Ariko se muri marriage wowe uhora wumva uri mukuri buri gihe, partner wawe azaguta cyangwa nutangira kurekarama inki zibe zivugije, nutangira kwigira victim akurebe avuga ati ko nk'uyu nguyu utajya wumva inki nazo zibe ziraje atangire kuzamo ibintu byinshi. Ariko ibyo byo biri impolite, nta muntu ugikubita mugenzi we kuri ubu ngubu. Reka ntago bikwiye na gake, uri kubyumva. Ntago ari byiza ko uhora playing victim bitewe n'ibikomere waciyemo, bitewe n'abantu bakubabaje. Kindi umuntu mubana cyangwa se partner wawe cyangwa umuntu muri relationship ashobora kuba gukunda rwose, ariko ntibivuze ko atazabona amakosa yawe my dear, kandi nayabona azakenera kuyakubwira, kuko ntago ari ni ngombwa se kabigumana gusa wese ukaziga rya azakenera kuyakubwira. Rero wikumva ngo nimba mbwiye amakosa yanjye njyewe n'ubundi abantu barampemukira njye n'ubundi you are not perfect my dear, be a human being. Okay, ikindi kintu gikunda kubaho, ngira ngo iyo ni nk'icya karindwi ngiye kuvuga, niba atari icya gatandatu niba ntibeshye. Okay, hari abantu bashaka kubera guca mu bibazo byinshi no kubaho mu buzima bubi, akagera akavuga ati ngiye gushaka kugira ngo nereke abantu ko atari bo mana. Kavuga ati ngiye gushaka kugira ngo nereke abantu ko atari bo mana. Wenda abantu barakubabaje, wabaye mu mafamiye arakubabaza, wabaye mu biki, kuko abantu ntago bababazwa n'amafamiye gusa, abantu bababazwa n'ibintu bitandukanye biri kuri iyi si. Abantu baca mu bintu byinshi bikomeye bibatera ibibazo byinshi bitandukanye. Wowe ukavuga uti rero ngiye gushaka kugira ngo nereke abantu ko atari bo mana, mbereke ko nanjye nagira urugo, mbahunge mbaveho nabo bakorwe n'isoni. My dear, yes, abantu bazabona ko atari bo mana, ariko wowe are you happy? Ibyo bintu bijya bituma umuntu apfa gushaka ubonetse wese akavuga ati pfa kuba ari umugabo cyangwa ari umugore, kuko tutigira nkaho ntavuga abakobwa ukagira ngo abahungu n'abagabo bo ntibagira amarangamutima. Nabo bagira amarangamutima kandi barababara, baca nabo mu bintu bibakomereye. My dear friend, igihe cyose uzajya gushaka uri guhunga ibibazo, uri kuvuga uti ngiye kubereka ko atari bo mana sha, batekereje yuko ubuzima budashobora guhinduka, reka nanjye nshake kugira ngo bazabone yuko ubuzima bushobora guhinduka. Hari aho Imana yakura umuntu, yes ndabyemera pe, Imana ikura abantu ku cyavu. Ndi umufana w'Imana, in fact wa Yesu Kristo cyane. Ariko reka nkubwire, ubu buzima turimo, iyi si turimo kano kanya, dukeneye Imana, dukeneye no gukoresha ubwonko. Umubyeyi wanjye wo mu mwuka niwe spiritual father wanjye niwe ujya umbwira ngo, niwe ujya utubwira, niwe ujya uvuga ngo ntago umwuka wera usimbura ubwenge. Iyo tuza kuba dukeneye umwuka wera gusa, ntago Imana yari kuduha ubwonko, ntago ari kuduha ubwenge. Kandi koko nibyo, umwuka wera ugira akazi kawo n'ubwenge bukagira icyo bukora. Imana ishobora kuba yarateguye yuko izaguhuza n'umuntu, ariko nujya guhinduka ajya guhindagana ukaba ati ngiye ngomba gushaka nyine kubera yuko ngomba kwereka abantu ko atari bo mana. Icya mbere, ushobora kuzajyana n'umuntu Imana itari yarateguye kubana nawe, kubera just yuko washyushye mu mutwe ushaka kwereka abantu ko atari bo mana. My dear, cool down. Cool down. Tuza Imana ihindura amateka y'umuntu, ariko ibyayo birya uwarambije. Bisaba gutegereza, bisaba kwitonda, ugomba gukoresha ubwonko bwawe. Ukaba se iki gihe koko ngiye gushaka, ariko se koko uyu muntu tugiye kubana nararebye cyangwa ndi kugendera gusa ko nshaka gushaka. Kuko abo bantu numara kubereka ibyo ngibyo bya sibo mana, uzajya mu rugo rwawe ntago bazaguherekeza, ingumu uzazirirayo wenyine uzanaburara wenyine. Ibintu byose bizakubaho uzaba uri wenyine my dear friend, ntago muzaba muri kumwe. Ibintu byo kujya kuri pressure yo gushakira ngo reka nereka abantu ko atari bo mana, kandi bibaho rwose. Wamara kubona ibibazo bikwishe akaba ati okay
ikintu gishoboka ni kimwe, aba bantu bampemukira, aba bantu batuma mbaho nabi gutya, kuko umuntu se yitera ibibazo we. Okay, hari igihe umuntu yitera ibibazo, ariko akenshi tuba dusarangindizwe n'abantu dukunda kubishyiraho ko aribo baduteye ibibazo. Nujya gushaka rero uvuga ati reka mbereke ko atari bo mana, bazabibona ko atari bo mana pe. Ariko se wowe ikibazo ni uzaba wishimye. Ntugatwarwe no kwereka abantu no guprovinga a point, ntugatwarwe no gushaka guprovingira abantu yuko nawe wakubaka urugo, nawe wagira ubuzima, batekereje ko ntazashaka none ndashatse, bla bla bla, batekereje ko nta muntu wankunda none mbonye umuntu nkunda. Yes, it's good, ubonye umuntu ugukunda, ariko make sure yuko utari kuba blind bitewe no kufite iyo pressure. Okay? Anyishe. Ikindi numva nababwira, ukwiye kwiha akanya mbere yuko ujya mu bintu bya relationship, mbere yuko ujya gushaka ukwiye kwiha akanya ko gukira mu marangamutima yawe, ibikomere byawe bikabanza bigakira bikomorwa. Hari ibintu byinshi ushobora gukora kugira ngo ibikomere byawe byomorwe, utazajya kubirunda ku muntu w'abandi, kuko iyo ufashe ibikomere byawe ukajya kubyikoreza umuntu w'abandi nawe afite ibyo bikomere, ntago byavamo, birangira mwese ntawe ushobokanye n'undi. Ubu umutwaro wa mugenzi wawe nawe ibye akabikurundaho, noneho mukananirwa kumuvinga mwese. Kandi iyo ugiye ukomeretse, uba ushaka ko uwo muntu agukorera ibintu byinshi nawe ubwawe utatekereza kwikorera, cyangwa se ukamushyiraho ugatangira kumukompara nyine, ukazajya wake uyu ntaho atandukaniye n'ibyambagaho n'ubundi. Biragoranye cyane rero, biba bigoye pe. Ni byiza ko ukiri ibikomere. Hari ibintu ushobora gukora kugira ngo ibikomere byawe byomorwe. Ngira ngo sinzi niba nzabikoraho ikiganiro, ariko reka mbabwire iby'ibanze. Icya mbere ni ugusenga. Gusenga biromora, umwuka wera ni first therapist umuntu ashobora kugira. Umwuka wera niwe mu therapist umuntu ashobora kugira wa mbere uruta abandi. Aromora kandi arahiri, nyina akiza umutima ubabaye. Ngiye yarankoreye umwuka wera cyane. Icya kabiri, gusoma ibitabo. Hari ibitabo byinshi bitandukanye bigenda bikwigisha, bikakwedika ku bintu utaruzi, ku makuru utari ufite, bikagusobanurira. Ikindi bikakwereka weakness zawe kugira ngo uzikoreho. Hari n'ibitabo bivuga kuri healing cyane. Ikindi ubaye ubishoboye wafata therapy kugira ngo psychotherapist nyina kuganirize, agukoreho ikibazo cyawe kirangire. Ikindi kandi si byiza ko wiheza ngo ugume wenyine. Join some communities, nimba ari muri church ntukahabe wigunze, ujoining abandi bantu, be open, ujoining abandi bantu ibyo bakora. Nimba uri muri church usavinge, ube wenda mu protocole, engaging in community. Nimba wenda hari abantu bakora siporo muri quartier, uba joining. Ntago gukora siporo ari ibintu bikorwa n'abasirimu cyane, bikorwa n'umuntu kwanza bari abasirimu mu mutwe. Uba ugomba kuba ubyumva yuko nyine ari ikintu kigufitiye akamaro. Si ngombwa ngo niba uba mu cyaro, abantu bo mu cyaro wenda utajya ubona abari gukora siporo, baba bahari ahubwo no utabazi. Ikindi nimba ubona udakunda kubona abantu bo mu cyaro wenda bakora siporo cyane, ntago bivuze ko bakudefininga. Ntago kuba abandi batazikora bivuze ko nawe utazikora, right? Gusa hari igihe ushobora kuba utabona umwanya, hari igihe gusa ugerageza aho uri nyine wengaging n'abandi bantu, kuko kwingaginga n'abandi bantu nyine bituma kujya muri community n'abandi bantu bituma umenya ibindi bintu. Ikindi binatuma wumva ko utari wenyine, bituma wumva ko njye hari ibintu byagiye bikizwa nuko numva ko n'abandi bantu byababayeho. Kumva gusa ko atari njye byabayeho njye nyine bigatuma numva ko just ari ibintu bibaho ku bandi bantu, ari ibintu bya rusange. Sorry. Nta kintu kiri mu isi y'ijuru gishyashya. Hari igihe usanga wowe utekereza ko ubabaye, ariko wabona undi muntu ibintu acamo ugahita wumva ntago urembye pe, ugahita wumva uri muzima ahubwo no kubarusha. Ni nka ko mujya kwa muganga wakireba ukabona we niwe utarwaye. Okay? Ni byiza rero kutaguma mu gahinda ngo ugume wenyine. Ifungure ujye mu bandi, niba uri na shy, nimba wumva ufite isoni ujye mu bandi ubegere. Bitangira gake gake, bitangira ufite isoni, ariko bikaza kugera aho ngaho ugakinguka mu mutima, ukamenya ko n'abandi bantu bajya bahura n'ibibazo, ukamenya ibintu byinshi bitandukanye. Okay? Ndabakunda rero,
mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu, mukore subscribe, mukore share, umva mutwereke urukundo, muduhe care natwe. Okay, ndabakunda cyane, tuzasubira ubutaha kandi mukomeze murebe n'ibiganiro byabanje kuko birimo ubutumwa bukomeye, birimo ibintu bikomeye kandi byiza. We love you, bye.